Niba hari ikintu kigorana ni ukumenya izi nshuti kubera uburyo ari indyarya birenze. Ni ba bantu bahora babaririza amakuru yawe, ba bandi rimwe na rimwe musangira, ariko mu by'ukuri hagera igihe cyo kubabara ukisanga wenyine. Hagera igihe cyo kubakenera ukisanga wenyine. Kubera uburyarya bwazo rero buri gihe uba wumva utapfa kuzitakaza. Iyo wabashije kuvumbura rero inshuti mashami, urazirekura ugatangira kubaho ubuzima bwuzuye. Uburyarya bw'amashami butuma tutabona agaciro k'imizi. Burya tuba dufite inshuti z'ubwoko butandukanye, ubwo butatu nababwiraga, ariko bitewe n'ukuntu amashami aturyarya ntabwo tubona agaciro k'imizi. Imizi ntabwo ikeneye kukwemeza, ni nayo mpamvu yibera mu butaka. Izi umumaro wayo, yibera mu butaka ikanyunyuza imyunyungugu, ikanyunyuza amazi, ikagaburira igiti. Igiti rero hari igihe kibeshya ku mashami bitewe n'uko kibwira ko amashami hari ikintu kinini avuze, ariko umututizi yaza yayatema, igiti kigakomeza kigahagarara. Burya imizi ntabwo iba ishaka kwigaragaza. No ku giti muzabirebe, imizi iba yibereye hasi mu butaka. Rimwe na rimwe igiti kikibeshya ko rero kibeshejweho n'amashami, kubera uburyo amashami yigaragaza cyane. Niyo amababi agiye, amashami akakubeshya ko mukiri kumwe, akakubeshya ko ariyo atuma nyine uhagaze. Kandi mu by'ukuri ikintu gitumye uhagaze ni imizi. Ikintu gituma igiti gihagaze ni imizi. Ubwishongore bw'amashami rero butuma tutabona imizi. Iyo amashami yavuye ku giti, nibwo igiti kibona agaciro k'imizi. Ni nabwo n'imizi igaragaza uburyo ari